subira kwiga ibizakenerwa byose nzabyishyura. Haleluya, haleluya. Ari ibintu tutirirwa dupapira. Igihe cyo guhangana na bene abo bantu twarakirenze. Tugeze mu gihe cyo kubaca imbaraga duhagaze aha. Nimba ari n'ibyo bavanye Nigeria tukabicira intege aha. Hari ibintu tutirirwa dushakisha. Aho kugira ngo nicwe n'umugore utarya igaburo buri kwezi, umugore utaratanze icya 10 n'amaturo, aho kugira ngo mfe cyenyege, reka nkwereke cyatumye udapfa gitangariza ko ibisubizo byawe bigeze mu musego. Icyatumye udakenyuka kibwira ko ibisubizo bigusanze mu musego. Icyatumye udasaba gitangariza ko ibisubizo bigeze ahangaha mu musego. Icyatumye udasaba kuri iriya tariki gitangariza ko ibisubizo byageze mu musego. Muvuga ngo amina. Abana b'abahungu bageze ubwo babashyira mu rwobo rw'intare. Intare ntizabarya, zibinukirije zumva n'amasengesho n'ibishyimbo gusa bari bamaze iminsi 10 babirya, barasinzira buracya. Igihe kiragera bati gahunda n'itanura. Bageze mu itanura basanga ushinzwe ibigeragezo, ushinzwe amatanura, ushinzwe abantu b'Imana, ushinzwe abahamije Imana, arimo arabakira. Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. Ubundi hari umuntu ushinzwe abantu bihebeye Imana, ni Yesu Kristo. Ni ushinzwe abantu bihebeye Imana, ni udushinzwe. Uyu mwami Yesaya yahanuye akamara imyaka 700 atabonetse, yarangiza akamanuka agasanga abera akababwira ati nimuhumure, uyu mwami muvuze nsize muhanuye azaza. Satani yarafasha abera bafungiranira ikuzimu, ahora babaza ati Imana yanyu muhora muvuga ubundi uwo mwami ari. Yesaya aravuga ati nimuhumure nsize muhanuye. Uyu mwami Simiyoni yateruye, yarangiza akavuga ati nsezerera mpfe, akamanuka ati nimuhumure nsize muteruye. Ibi biganza biramuteruye, uyu mwami arahari. Umwami Lazaro yabwiye abera ati nimuhumure, byara nampamagaye nzukiye i Betaniya. Uyu mwami arahari. Uyu mwami wageze ikuzimu utagira ubwoba, agapfa Satani akagira ngo ibintu abigezeho, akamwambura imfunguzo agafungurira abera, akabazamukana i Yerusalemu, imfunguzo akazijyana. Uyu mwami arahari. Uyu rero niwe wari uri mu itanura ry'umuriro, aravuga ati bizanga byakunda. Nkurikije uko mumamije kuri tere nabumvaga, nkurikije uko mumamye abantu bareba naho batareba, nkurikije uburyo mwamamaje izina ryanjye, nkurikije uburyo mumvuze nkanezerwa, turi kumwe muri iri tanura ry'umuriro. Munyikirize ngo amina. Gitondo cya kare Nebukadinezari arazinduka ajya kureba, asanga abana b'abahungu bakanuye gutya nk'abanyamasengesho. Imana yanyu yabarenze ati yaturinze. Ari wowe nta kintu twakoze, ari Imana yacu nta kintu twayicumuriye, uburinzi bw'Uwiteka buturiho. Barangije babazamuramo, atiriwe ateranye inama, ahita asinyira itegeko aravuga ngo umuntu utazasenga Imana y'aba bahungu azatemagurwe. Shatse kuvuga iki? Shatse kuvuga kuri Eliya nawe wageze kwa Ahabu mu gihugu cyose, asanga bafite Imana basenga, Imana tutumva, ari Imana tuba tutumva ubundi. Asanga hari Imana basenga, baha amaturo, babyinirira ngo itange imvura. Eliya bimurya ahantu uburyo Imana yacu ikora bakabyitirira. Arahagarara aravuga ati ubwo ihera ubu rero nta mvura nta n'ikime kugeza igihe nzabitegekera. Musaza wanjye yari imvura arayifunga neza neza, arayifunga ati kugeza igihe nza bitegekera. Mana iramureba Eliya rero, ndabona ko ako gace
uri kugakoreramo neza. Ndabona ko ako gace iyo karitsiye ndi mu ijuru ndi kubibona kuri kunyatakira, ndi kubona kuri gukora ibintu nagakoze mpari. None ubwo uri gukora ibintu nagakoze mpari, nanjye ndayifunze. Mvura n'ikimenda uko bivuze ndayifunze. None ikintu ngusaberiye kimara gukora ibi, aba bantu nubazi mbazi kukurusha narabarema. Hituboneza ugenda ahantu bita Ikereti ku Kagezi, aho nzagutungira kandi nzagutungisha inyama, nzatuma ibisiga unywa amazi y'akagezi, ubundi ugenda ushishe wumve. Eliya aragenda ku Kagezi, ibisiga bimutungirayo, Imana imutungirayo. Abantu Imana atungiye ku Kagezi ni muhumure, naho ka Kamiserafati hari icyakura. Mwebwe muhumure kandi umuntu wari ibiryo byo ku Kagezi, umuntu watungiwe ku Kagezi agira ibintu bimuranga. Icyambere akora ibintu abantu badakora. Kabiri ashobora ibintu abantu batinya. Gatatu nta rugamba atinya niyo haba haza abahanuzi ba Shera. Kane Imana igenda imushyigikira ku manywa na nijoro. Tera haleluya. Ese reka ndebe aho bafashwe. Haleluya. Ubundi biragaragara ko namwe muri ba Mutoka Mbare iki gice kirimo abantu ba Mutoka Mbare. Banzamo tera haleluya. Imana mukubita cyitwa umutsima n'inyama, akajya arenzaho amazi y'akagezi, ariko muri wakumva ibintu bya irahari, izakorana nanjye, izantabara, izandengera. Akumva ahantu hose mu ngingo, ndamwumva mu ngingo, ndamwumva mu mugongo, ndamwumva mu birenge, ndikumva Imana izi. Muvuga ngo amina. Twavuye muri Guma mu Rugo bagira ngo twarafinini, naho nibwo turi kwaka kurushaho. Igihe kiragera Akagezi karakama, ariko ari yakora ikintu cyiza. Ndashaka kugera ku mutsima wa munsi w'umusaga, ibisubizo bya hafi aha, naho hantu ushaka gufungira ukakanguka usanga ibisubizo biharutira uvunika. Waravunitse, waracuruje, wagujije banke, wakoresheje amashuri, wakoresheje ibishoboka byose, ariko ndikumva ndi mu mavuta yo kubikurura bikaza mu musago. Igihe kiragera Haleluya. Ariko Eliya arabyuka yumva imbaraga zimuzamo. Ubundi abahanuzi nuko duteye, hari igihe ubyuka kumva hari ibintu uri bukore, kumva byaje. Eliya yumva hari ibintu bidasanzwe byaje muri we, ariko yumva nta kuntu bizamenyekana atagiye kuri tere. Ubundi hari tere utakoreraho ibintu. Ntabwo ibi bintu byari kubera Ikereti. Ikereti naho yagiye yicagingiye, yagombaga kujya kuri tere. Arabyuka aravuga ati reka nge ntembere, ariko numva umutima umbwira ko ndi buhure n'umuntu untangira amakuru. Aza guhura n'umugabo aravuga ati Eri ni wowe? Ati niki? Ni wowe n'umuruho wateje Isiraheli igihugu cyose kikaba kishwe n'inzara, kishwe n'amapfa. Niwe watumye amazi abura mu gihugu, niwe watumye abagabo turindagira, niwe watumye igihugu gihinduka umwirare, niwe watumye. Reka nkubwire, hari ibintu twakwegeranya n'ibyo twatatanya. Duhagaze hari ibintu twahindura tutiriwe tunyeganyega. Ni wowe watumye n'abantu bo hejuru bacanganyukirwa bati
ibintu bitewe na Eliya. Uko bivuga Eliya akumva hari izindi mbaraga ziri kuza. Izo muye n'abantu bavugaga ko nzapfa navuye ku ishyiga ryo kwa Karisa. Uziyo duhuye twaraherukanaga narahombanye mfite ibiro 41 tugahura, Uwiteka aranyubatseho ibidukikije. Barambaza ati ni wowe cyawe. Maze noneho ndimo ndasaza mbikizungerezi nanjye byanyobeye kabisa. Ubu mbabwiye imyaka mfite mwakumirwa, kandi mu myaka 20 n'ingahe nari agakecuru, none ngeze hejuru ya 40. Ni wowe ati niki? Yenda ubwira haba uko naje kuri tere, naje nagaragaye maze igihe ndi Ikereti, ariko nubwo maze igihe ndi Ikereti ntacyo nabaye. Nubwo maze igihe ndi kurya mashi kiro cy'umuceri ntacyo nabaye. Nubwo maze igihe ntunzwe n'umufamiliyeri ntacyo nabaye. Nubwo maze igihe bigoye ariko ntacyo nabaye. Mu mwuka no mu mubiri ahantu hose ndumva nuzuye. Genda umubwira ko nabonetse ati wapi ndakuzi, nkurikije uko nkubona, nkurikije n'imbaraga ikurimo, nkurikije n'Imana yawe, nkurikije uburyo wafunze imvura ikabura, nkurikije uburyo wakamije ikime kigakama. Ntabwo nshobora gutunguka imbere y'abantu ngo mvuge ngo ndakubonye, nshobora kuza nkakubura bakanyica urubozo. Yari yarangije arijyana kuri tere avuga ati ibi ntabyo, hashize igihe mbona n'umwana wese ufashe irangamuntu y'igihugu ayoboka ibyo bigirwamana byanyu. None ndaje ndashaka ko tuva mu rungabangabo. Hano mu gihugu hari timu ivuga ngo Imana wo mu ijuru, indi kavuga Imana ya Ahabu. Ndashaka ko ibintu biva mu rungabangabo tukamenya Imana ikwiye gusengwa, tukamenya iyo twese dukurikira. Nicyo kintu nshaka. Mu cyiciro cya kabiri aza kugaragaza Imana nyamana. Noneho ndashaka ko kuri tere hakora jewe n'abo bahanuzi bawe tugahamagara Imana iri busubirishe umuriro. Iyo niyo twese tujya inyuma, twese tukayikurikira. Nangi iyo nimuyihamagara ikamanura umuriro ndaca bugufi nyikurikire. Bati ibyo bintu byarubahirijwe. Abahanuzi ba Bayali baraza barakotsora. Isaha y'ikirengarenga iragera Imana yabo itaje, maze Eliya arababwira ati mubererekere data wa twese azakore. Mubererekere iyambukije Abisiraheli Farawo agacanganyukirwa bamaze kugwa mu nyanja. Mubererekere Imana yahaye umukecuru Sara umwana. Mubererekere Imana yahaye Hana umwana Penina Kajomo. Mubererekere Imana yahaye amamariyoneri urubyaro baravuze ko azafata byaje. Mubererekere Imana ikiza indwara zananiranye. Muyibererekere. Eliya asana igicaniro basukamo umuriro ka gatatu. Bifite icyo bisobanuye. Eliya ntiyigeze areba ku bicaniro no ku bahanuzi n'amasaha yashize n'abaje kera. No, ntabwo yigeze areba tera korera. Ubundi hari abahungu bakoze batiriwe bakandagira ku gatuti bagaca ku muryango w'urusengero bati feza n'izabu ntacyo dufite, haguruka ugende. Hari abataka bakoze batiriwe. Arangije ngo arararama areba hejuru, yasenze amagambo atagera kuri 25. Aravuga ati nyumvira bimenyekane muri aba bantu, bimenyekane ko wandoze ko ntazabyara ntwite abimenye.
bimenyekane kuwavuze ko nzapfa ntakize munyureho nkaraga 0 kilometero. Bimenyekane ko twasenze Imana barimo bikoza hirya no hino. Bimenyekane ko hari Imana twaraye imbere tuyivuga mu mazina ba Dawidi batavuze. Bimenyekane ko hari Imana twiringiye tukarara hanze tukanakubitwa. Bimenyekane ko bimenyekane ngo ako kanya umuriro uramanuka mu kinyabupfura cyiza utwika igitambo. Eliya arangije ahindukirana abahanuzi ba Bayali akajya abakubita hasi abageza abatogoza ku kagezi Kishoni. Ku kagezi Kishoni Profete Ernest azagasobanura yarahageze uburyo yabatogozaga akamanura hepfo ya barapfa. Biza kumenyekana mu gihugu hose ko Eliya yisha abahanuzi ba Bayali. Shaka kugera ku ijambo twasomye. Ezebera arabimenye. Cyambere ndatsebye nazanye Imana mu gihugu itaye agaciro. Hari abantu bageze kuri 4 bagiye gusebera imbere yawe bafashe ijambo baraseba. Ni muri uku kwezi kwa gatandatu ntabwo ari ukwa karindwi. Cyambere jewe nk'umuntu ukaze ndasebye. Hari ibintu tutirirwa dupapira. Igihe cyo guhangana n'abene abo bantu twarakirenze. Tugeze mu gihe cyo kubaca imbaraga duhagaze aha. Nimba ari nibyo bavanya Nigeria tukabicira intege aha. Hari ibintu tutirirwa dushakisha. Cyambere ndasebye mu gihugu iyi Imana itaye agaciro ndasebye. Kabiri umugabo umwe gusa akoze ikintu cyanditswe kimenyekanye. Abahanuzi banjye arabishe, abapfumu banjye, itimu yanjye arayishe, ankuyeho amaboko. Wakwihangana timi kurwanya tukayikuraho amaboko muri isaha yo gusenga. Ibi mvuga ndabizi ni ibintu nzi ntajya nshakisha. Gatatu icyo ngiye gukora ngiye gutangaza itangazo mbere yuko niceriye. Ndabanza mutangariza itangazo. Ntabwo mwica mutunguye. Ndabanza nkoresha icyitwa iterabwoba. Nimara gukoresha iterabwoba arapfa yabanje gupfa mbere yo gupfa. Ndabanza ntangaza itangazo mubwire ngo abahanuzi banjye wishe nintabahwanya ninaguhwanya nabo Imana zanjye zibimpore. Iryo tangazo rigera kuri Eliya w'itishubi. Eliya w'itishubi agira ubwoba bwinshi, agira ihungabana ryinshi. Tiri jambo uyu mugore avuze nkurikije uko arivuze n'abatumye n'imbaraga biriherekeje uko biri kose nshobora gupfa ariko kugira ngo mpfe cyenyeje. Aho kugira ngo mpfe naravuze Imana, aho kugira ngo mpfe narasangiye muri uru rusengero, aho kugira ngo mpfe nararapese, aho kugira ngo mpfe naravuze ko yera, aho kugira ngo mpfe naravuze ko igira neza, aho kugira ngo mpfe naravuze ko itabara, aho kugira ngo nicwe n'umugore utarya igaburo buri kwezi, umugore utaratanze icya 10 n'amaturo, aho kugira ngo mpfe cyenyeje. Reka nkwereke ahita kinagira ajya munsi y'igiti cy'umurotema aravuga ati ibyiza nuko nagwaho ngapfata amenya aho nguye, ngapfata amenya icyanyishe, nkapfa bitamuturutseho. Basi akazumva narapfuye ariko ntamenye ikinyishe. Imana uko irebera muri urwo rugendo ikamurebera mu mirimo yakoze mbere y'iryo tangazo. Nabara cyane uvuga ngo amina. Imana yareberiya ikamurebera mu mirimo yakoze mbere y'uko agera kuri uwo munsi wo kubwirwa amagambo. Eliya aragenda aryama munsi y'igiti cy'umurotema. Bibiliya iravuga ngo aranasinzira. Niko abantu b'Imana twumvise ijwi tumera. Nta byago byantera ubwoba yambereye ubuhungiro. Haleluya. Umwami ni
araryama arasinzira igitotsi aragikata. Uzi kuryama utazi ko bucya. Uzi iminsi naryamye kwa Karisa narakowe, umugabo yaragiye hanze atwara ibikamyo bya rukururana Uganda, Tanzania, Burundi, Kenya. Nkajya ndyama barantuye indirimbo kuri Radio Rwanda muzasabwe. Urabeho mwana nakunze, urabeho ngiye i Bugande, ngiye gushaka izo nkwano nzabona icyo ababyeyi bawe. Nkaryama ngasinzira. Uzi kuryama muri Nibature, umukobwa washakiye ku gihe akubonye uje gusenga akavuga ngo mbere yo kugira ngo ashime Imana arise nabanza haguruka atere haleluya yirukana abadayimoni bo kubengwa no kugumirwa. Uzi kuryama ugasinzira, abasaza bawe barakubwiye bati uyu mugabo azakujyana cyangwa ntazakujyana. Uzi gusinzira itorero ryarakwizeho rikabona uri kigusha mu rusengero rikabura umwanzuro, ukaryama ugasinzira. Icyatuma gasinzira nuko ijuru numvaga ritangaza ko amakwe agikorwa mu isi. Kuba amakwe agikorwa mu isi, nkaba ndi umukobwa numvaga nzakora ubukwe. Setu kuba amakwe akibaho ntihazagira umuntu ukubwira ngo wasaje. Amakwe aracyariho. Setu kuba banke zigikora ntihazagira umuntu ukubwira ngo uzapfa udakize. Amafaranga arahari. Setu uzi kuryama. Mama Margarita akaza akambaza, ese mwana wa uzashaka? Ntinzashaka mama, ndi bucura bw'abandi yarabashyingiriye ku myaka myiza, ajya natangiye kuzana ubuhwihwe. Iyo ndyamye numva Imana imbwira ko izampa urugo rwiza, kandi nige mwana uzakira mu bo wabyaye, nige uzajya ukuzanira igitenge cyiza, ni nanjye uzajya uza kugusura nashyize ibyo kurya mu butu y'imodoka, ni nanjye uzakiza imiryango, ni jyewe mukobwa uzaba icyogere mu bakobwa, ni jyewe uzajya ujya gutara utwana two mu miryango aho turi, nkajya nturihira tukareka kubaza amayibobo. Ibyo mvuga kandi byose ndabikora. Ni jyewe uzajya umenya ko mukeneye matera zinepa cyangwa zitanepa, ubukire mutabonye ni jyewe bwesitayemo. Nabivuga nkumva biri kunyinjiramo, ibintu abarakora tuvuga bitwinjiramo, icyo uzaba cyo kivuze kikwinjiramo. Dawidi yajyaga avuga ati jye sinzapfa, ako kanya urupfu rukavamo, nzarama, ako kanya karama, kugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka yagiye akora. Sema cyane ngo amina. Uzi ko Dawidi yabyukaga kumva ameze nk'umusozi, hafata biringiye Uwiteka tumeze nk'umusozi utabashika kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka byose. Kubw'amahirwe nyuma umurozi yaransanze mu gitondo arambwira ati ndarahiye ntabwo uzanshakana umugabo. Nanjye ndarahiye nzagushakana umugabo. Nukuri jye numvaga nzashaka umugabo nkumva kandi nzaba umudamu mwiza usirimutse wambara ukaberwa, nkumva nzajya ngendana n'abakomeye, nkumva nzaba ikirangirire. Narabyukaga mu gitondo nkumva nzaba umuzakara, kandi koko nashidutse nkaza. Nukuri pe ko nukuri kw'Imana. Kubw'amahirwe Imana irambwira ndi mu ishyamba ndi gusenga, inyoherezaho namanitswe, barampfundikiye ahantu. Ubwo buhamya burahari, uzabukurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Ndimanura, murozi yaravuze ngo sinzashaka aramanitse, ndimanura areba kanuye amaso, imyenda yanjye ndayijyana, kugeza izi saha ni inshuti yanjye, kugeza izi saha uwo murozi kazi ni inshuti yanjye. Narindi mvuga uburyo Eliya yaryamye munsi y'igiti cy'umurotemu agiye kwisabira gupfa.
Imana imurebye ibona itariki yo gupfa ntiragera, ibona hari ibintu azakora. Imana imurebye ibona ayo makakama mu rotemu ntabwo ari bumugweho ngo apfe. Imana imurebye ibona hari imirimo yakoze, ibona yabimuteje n'abantu. Iravuga iti nabanguteje abantu kabisa, nabanguteje abantu wateje amapfa, nabanguteje abantu wabwiye ko ndiho, nabanguteje abantu wabwiye ko nkora, nabanguteje abantu wabwiye ko ndi Imana ishoboye, nabanguteje abantu wabwiye ko ntabara, nabanguteje abantu wabwiye ko ndi Uwiteka. Sinaguteza abantu wamvuza imbere. Haleluya! Sinaguteza abo bantu. Maze marayika ushinzwe iminiho, umuzamukana amagambo tutavuze, akajya kugorora nayo twagoretse. Umwuka utunihira iminiho, azamura amasengesho ya Eliya, atangira kuyagorora. Burya ntabwo yasabye gupfa, ni inzara imuvugishije. Aramutse abonye ibiryo ko tumuzeriye, aramutse abonye icyo kurya n'icyo kunywa agashira inzara, aramutse abonye ubutabazi bwihuse yakora imyaka myinshi. Aramutse aha niwe tugiye gusengera, n'aha tugiye gusengera hari ibintu ugomba kubona kugira ngo ukore igihe kirekire. Hari impamvu Imana izanye kuri ino tariki, uzagendera imyaka 40. Haleluya cyane. Marayika yoherezwa ikubagaho, ijuru rimwohereza ikubagaho. Araza akomeriya mu mbavu, aramubwira ati byuka. Iryo jambo ribanza ubundi niryo jambo Imana ibanza iramanza ikakubyutsa, ukabaduka, ukaduka, ukamenyekana, ukabanza ukabyuka pe, ukajya muri pozisiyo. Haleluya cyane. Numara kubyuka urye kandi unywe. Eliya ahita amenya ko munsi y'umusego haje ubutabazi bwo munsi y'umusego. Arangije abona umutsima utaze ku makara, Imana izi ibintu byiza. Abona n'agacuma k'amazi aranywa, amaze kunywa ashira inzara. Donc ashira inzara, nukuri ashira inzara. Ubutabazi bwo mu musego hafi aho. Wagerageje kujya mu ntara biranga, ugerageza kujya hanze y'igihugu biranga, ugerageza iburyo biranga, ugerageza ibumoso biranga. Tugiye kugusengera isengesho ribyigiza hafi. Tutapekerebo sankotalabo sherekerebo sandotaya. Abahanuza, akanwa k'abahanuzi ndakazi, imbaraga z'akanwa ndakazi. Munsi umwe Yesu yabwiye impumyi ngo Gisirowamu, agira ngo akijijwe n'icyondo, yarakijijwe n'imbaraga z'akanwa. Akanwa ntabwo yari yatishwe n'ibuye, yishwe n'akanwa kavuze ngo ndakwica, ngo uteye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo wasuzuguye. Akanwa. Ndumva tugiye gukurura ibintu byari hirya cyane tukabizana mu musego. Mu musego nta kwirirwa utega ujya mu ntara. Data we, igihe cyageze kugira ngo ibintu bikwegere. Kandi ntabwo birenze iki cyumweru, ntabwo birenze iki cyumweru, ntabwo biri burenze iki cyumweru. Iyo ibintu biri hafi ndabyumva, niyo biri kure ndabyumva.
ntabwo ndi umuhanuzi uhanura ibintu bya kera, ndi kubikoza imitwe y'intoki. tutaketabo tutayekebo santa mu musego ni ukuvuga ngo ni surprise. Ibambutse inyanja nigeze ibabwira ko izayikamisha, yaberetse ibintu 10 isiga icya 11 ikibika mu ijambo rivuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira. Nzi mfite surprise nzabagirira, mfite ibintu nibwira navuze nanyujije mu bahanuzi mutarose muteretswe, nzi ndabifite. Umva yo wasenze agiye gukorera muri iri teraniro, umuntu udukurikiye aho wicaye aho uhagaze, jya muri pozisiyo yo kwakira ibyo washakiye kure. Bigeze mu musego, bigeze mu musego, bigeze aho hafi. Bigeze hafi, ibyo washakiye kure bigeze hafi. Vana amaso kuri nyogosenge, byaje mu musego. Vana amaso kuri bana wanyu bari i Burayi, byaje bigeze mu musego. Utayekerebo kutake sherekerebo sango. Bupfuye kenshi ubukwe, ariko umusore ageze hafi aha, wimurebera kurara aha hafi. Mana Nyiringabo yababa we, byaje hafi. Fasha kwakira iby'Imana izanye, uvuga ngo amena. Ngo arangije arasinzira, asinziriye binyibutsa umunsi Ezekiya avuga ati nibyo itangazo ry'umuhanuzi rivuga ko mpfuye rimaze gutangazwa, ariko nubwo ritangajwe ndi guhindukira nkabona inyundo yitwa Kinube yakoze. Ndi kureba nkabona amaboko yanjye yarakoze, ndi kureba nkabona nakoze aho bareba naho batareba, ndi kureba nkabona kuri make yanjye narakoze, ndi kureba nkabona hari ibiganza byanjye byakoze, kandi ndi kureba nkabona hari n'ibindi nzakora. Imana ibwira umuhanuzi iti subirayo mubwire ngo nongeyeho imyaka ntagipfuye. Cyatumye udapfa gitangariza ko ibisubizo byawe bigeze mu musego. Icyatumye udakenyuka kibwira ko ibisubizo bigusanze mu musego. Icyatumye udasaba gitangariza ko ibisubizo bigeze ahangaha mu musego. Icyatumye udasaba kuri iriya tariki gitangariza ko ibisubizo byageze mu musego. Uwakwirukanye kuri kariya kazi mubwire ko akazi keza kageze mu musego. Uwakubwiye ko ntacyo uzageraho mubwire ko bigeze mu musego. Tera haleluya cyane. Cyakwicaje cyatumye uca hariya mu ishuri ukamenya kwandika serupyipyinyura impyisi so yarapfuye atabizi, ugiye kukibona. Icyatumye urokoka iriya nda, cyatumye urokoka inda ya gatatu yari iguhitanye mama, ugiye kukibona. Icyatumye urokoka iriya mpanuka ugiye kukibona. Ababajije amateka y'Imana yawe barayabonye. Kapakira bosa. Hari umuntu werutse kumbwira ashaka kumenasa, nambwira ngo ariko muri wowe abahanuzi b'iki ngo mwatewe n'amagambo ngo yo kubwira abantu ngo irakoze, ngo irabirangije, ngo irabikoze. None se bundi rekana nabaza, nudukurikiye ujye ugira bene ibintu by'ingingimira nk'ibyo ngibyo by'amagambo ntazi ahantu asoma muri Bibiliya ntaho yanditse. Ubundi akazi k'abahanuzi ni uguhuza abantu n'ibyabo, ni ugufata umukobwa ukamuhuza n'umusore mu izina rya Yesu, ni ugufata ubukire ukabwira ubukene uti mbivuze nk'umuhanuzi imuka ubukire bwaje, ni ugufata icyitwa kugumirwa ukavuga uti tambuka caho umusore araje, ni ugufata icyitwa ubugumba ukabubwira uti va mu nzira umwana yaje, impanga zaje, indahekana zaje. Twahamagawe nk'abahanuzi bahuza abantu n'ibyabo. Muhamagaro wa Elisa yajyaga agera ahantu ibintu bikaba, yajyaga agera ahantu amazi akaryoha yaruraga. Mushumba mavuta yawe ndayemera, tugiye gusengera abantu isengesho ritarara mu nzira. Mu cyubahiro cyawe haguruka uze duhuza abantu n'ibyabo.
ugiye guhuza abantu n'ibyaha. Aha nta experience ikora, hakora Imana Data wa twese. Aha duhagurutse nk'intwari. Cyama nanjye bakama kuri mikrofone akajya avuga uburyo Imana yera nkangeraho ngo irera cyane, akajya avuga uburyo ikora nkavuga nirakora koko, akajya avuga uburyo itabara tukavuga uko itabara. Iyi ni isaha iburi minota 5, ni ukuvuga ngo izuba ngiriraho rigeze rirenga, tugiye gufata ibintu byose byakwahagizaga birengane naryo, hanyuma mu gitondo saa 3 izuba rirasana n'ubutabazi bwihuse. Ibyo birabaye, ni ukuvuga ngo ejo saa 2 izuba rizarasa warangije kwakira. Karibu mushumba, karibu cyane. Mama Rine, Karame, Imana iguhaye imodoka. ndayakiriye. Amen. Urayigira? Ndayakiriye. Urayakira n'uyakira? Ndayakiriye. Manishi. Ugira perime? Ejo bundi nabuze inota rimwe kugira ngo mbone provisoire. Noneho? Ariko imodoka ndayitwara ukagira. Kora muri ibiganza. Ngo essence ngo yaruriye, ngo abazimu ngo barakamejeje ngo essence yaruriye, ngo ubungubu kwiga biravuganye. Nibishaka bizagere ku mamiliyoni tuziga. Amen. Nkunda umuntu iyo Imana inyushishemo ikintu cya gihanuzi, iyo yemeye akagikoresha. Yego. Hari abantu benshi nagiye mereza imfunguzo z'ubuzima. Ubu tuvugana benshi n'abacuruzi bakomeye. Ariko hari igihe ngo nk'amafaranga ukayagira ngo nasanzwe. Aya ni amafaranga abavuye mu cyuya cy'umuhanuzi. Ndiyo. Jewe rero nk'umuhanuzi w'Imana, Karame, subira kwiga, ibizakenerwa byose nzabyishyura. Haleluya. Nzakwishyurira perime. Yego. Kugeza ubonye perime uhere kuri provisoire byose nzishyura. Yego. Ishuri izo zose uzakora. Nibishaka bizazamuke bigere. Yego. Kugeza ubonye perime. Ubwo abandi nabo bagiye gukorwaho, nubona perime nabo bazohereza imodoka. Ndiyo. Komera Imana amashyi. Haleluya.